ngo bibaza impamvu ari njye wahisemo ngo kandi bo bandusha amafaranga bandusha igihagararo n'isura bakirengagiza ko urukundo rutajya rurobanura ku butoni rugiye rushaka rugasanga uwo rushaka. Birasaba ko dupushinga impano kuruta uko dupushinga famiye, kuko ya mpano hari izagera igahura na icon. Ntabwo uzahura na icon ngo ujye kumuririmbira umuntu aririmba nk'ikijwangajwanga. Ejo ni heza ndahareba cyane, niba bose bamenya bakemera ku munari nk'undi kandi k'urukundo rugiye rushaka. Niba uvuye muri dushe wumva umwana atakwinjirana mu cyumba uri kwambara, uzi umwana ukubonye ku mbuga yarebwe n'abavyuze renga 2020 wambaye ubusa, umwana za we nimba utabangamiye umwana azabangamira kubanura ku butoni usapotinga abandi, ariko yabona umuntu usa nanjye ufite imisatsi nk'iyi uriya we yabasha kuririmba bikemera. People nizere ko mumeze fresh sana. Ni yawe TV, ni Patrick the Entertainer. Tugaruka muri stories zitandukanye. Icyo busabwa no gukomeza kuba in touch, ukakomeza kurikirana amakuru agezweho abavugwa no kuri website ya yawe.tv.com. Dufite kandi body max fit, turi kumwe nabo bagufasha kuba physical fit, gukora umubiri, kugabanya ibiro cyako byongera. Urabagana bakaguha services zirimo gym, zirimo sauna and massage, zirimo swimming pool. Dore mu Giporoso sano werekeza ikanombe winjiye muri Hilltop kati umuso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness, cyangwa se ukaduhamagara kuri 07 88 tukaguha izo service mbango haruguru. Musaza Patrick umeze fresh? Meze neza cyane. Amahoro. Ndashima Imana. Ubusa neza kabisa, gasaha gasa n'imeta yaka. Cyane. Ni ibintu babiteguye. Ni ibintu babiteguye. Ugashati keza cyane. Kubwitonzi bwinshi ariko ibi ni Imana iba yarabikoze. No kubera Imana. Biracama ariko. Turashima Imana. Twishimiye kwakira kuri yawe TV. Murakoze, nari maze igihe naheruka. Nishimiye kongera kugaruka kuri yawe TV. Amatsuza n'abantu bose badukurikiye, Imana komeze bane namwe baho umugisha. Kabisa, yagasaka kaba gahagaze nkangahe buriya? Kagasaha kahagaze 12,000 by'amanyarwanda. Iyo meta yo aka ni agasanzwe nakaguze ahantu bisanzwe tu. Bisanzwe tu. Ku kiri nete cyawe. Kuri nete two urumva two umuntu aratwitondera, ariko turi commande. Ntabwo ari ibintu bikaze. Ariko urumva nanjye nk'umuhanzi umaje kumenyekana, kandi by'umwihariko nkaba nubaha n'abantu bankunda, ntabwo nshobora kwambara nabi kandi bamfata neza cyane kabisa. Ko ibwira abantu ho gatoya tu twinjira mu kigo kimishwa no kubona tujyana tutitaye kubidutanya, inzozi zacu n'ubushobozi bwacu tururumuri kubandi. Ni Patrick turi kumwe nawe, turi kumwe n'undi mwari mwiza cyane hano kuri kamera za yawe TV. Umeze neza nawe? Twatinze kwakira ihangane, twabanje mu byamamare. Byamamare byubawe turabubaha natwe. Umeze neza nawe? Uratuje cyane nawe? Witwa mu cyose? Nitwa Mutesi Beatrice cyangwa Betty. Beatrice ni ibintu byo mu ntara, ugeze i Kigali wowe ujya ukita ka Betty. Siko byo Patrick? Beatrice w'i Kigali cyane. Wowe Patrick cyo komeza bamwita Pazo. Urumva ibintu bya Beatrice ntabwo ari ibintu babikora neza cyane. Umeze neza nawe? Ndashima Imana pe. Ndishimye cyane, bajyaga mubona ariko Imana yabikoze uyu munsi turahuye live nyine. Live wajyaga umubona kuri televiziyo, ubona ari nk'umuntu gute? Umubonye gute live gute nawe? Nyine nabaga mbona ari umuntu ushoboye, rero nayo twajya indi umuntu agera muri studio n'iki ugasanga ariko n'ubundi live mbona nta gihinduka. Umusaza gukora ni sawa n'ukuri pe. Usanzwe gukora iki se Betty? Njyewe nyina filime nyine, ariko ni nkaho nyitangira, ariko nyine ibintu ukora ukunze nyine nubwo uba ukiri hasi ariko uragomba ugahatana mpaka bigezweho. Patrick ni indirimbo yakumva? Ari kumwe na Clarisse Karasera. Saza timukoma ariko kwavu bijya binava ku muzika. Ejo ni heza ndahareba cyane,
niba bose bamenya bakemera ku muntu ari nk'undi kandi ko urukundo rugiye rushaka mbona urakarabo keza Imana ikiriye ku isi oromagisha wa benshi ku isi ndahirwa ko kugira Ahubwo bishe akarabo keza ndahirwa kukugira. Patrick ukorana na Karasa karasira bari experience imeze gute? Ni iby'igiciro kuba twarakoranye ni ibintu by'umunezero byaranshimishije. Niki cyakugoye? Usanga bari abantu bafite amazina wenda oya nta na kimwe. Buriya hari ikintu twitiranya kuba umusitari no kugira impano yo kuririmba biratandukanye. Kararisa ni umusitari afite n'impano yo kuririmba ariko nubwo ngewe twakoranye ntari umusitari ariko kuririmba ni ibintu byanjye. Ntabwo ari ibintu bishakamo. Usibye nyine ko ni ukuvuga ngo hano mu Rwanda tugira abantu bamenyekanye b'abasitari ariko ntabwo ari ukuvuga ko abantu bari underground batazi kuririmba. So nta cyantunguye na kimwe usibye ko Kararisa we twari tunaziranye akiri mutoya twari tuziranye akikora kuri Flash TV no kuri radio Flash. Urumva rero nta cyantunguye na kimwe. Urumva twamenye atari umusitari cyane kugenda umusitari nagiye nkuri ibikorwa bye guhura nawe rero ntago byari ibintu bikaze cyane kuko ni umuntu wiyoroshya akunda abantu ndumva ari ibyo. No ubutumwa kiko kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi ubundi nibyo bintu biranga abantu ahubwo umuntu uticisha bugufi niwe twaha ubutumwa ni ukumubwira ngo iyi si hano mu isi ntago ari iwacu kandi nta muntu n'umwe nta gikomerezwa na kimwe ku isi kitazigera kiva ku isi. So ni ukuvuga ngo umuntu wiremereza cyangwa se akikaza numva ari ubujiji. Beti guhura n'umuntu wakundaga cyangwa se wabonaga no ku mateleviziyo ari umuhanzi yarakoranye indirimbo n'ibyamamare nka Kararisa wibigusigira iki? Kumva ko nawe yari icyo ukeneye gukora kugira ngo n'abantu bajye batuzamuze na Beti. Mbere nyine murabanza ukishimiye we n'umuntu wari ufite amatsiko kubona deja naho utazi ngo nzamubona biciye ko umuntu mutaziranye naba bigoye guhura nawe ariko nyine iyo uhuye n'umuntu nk'uyu nguyu yaba yarakoze cyane kugira ngo agere aho twifuza kumubona aba yarabishyizemo imbaraga nyinshi. Rero nanjye wenda kuba wenda ndakina filime ariko ntashaka kuba nzwi n'abantu bake rero nyine bitaba numva ko umuntu agomba kugira imbaraga ibyo akora akabikorana imbaraga umwete kandi akabikora bikunze nk'uko abivuze ati cyambere si ubusitari cyambere no gukora ikintu kikurimo kandi ukagikora nyine ugishaka. Ibyo byose hari umuntu abaje mu bintu ariko atari bwo bwa mbere abijemo cyangwa se abijemo hari n'abandi babimubanjirijemo. Patrick ubwo wenda ikibazo ariko mwembi baza kukinsubiza nubwo muri kariyeri zitandukanye ubwo garuka Patrick ubundi wowe mbere yo gutangira umuziki ni bande bari muri modo bawe? Ngewe abantu bari umudo banjye n'ubu nibo ni ba Justin Bieber ba Chris Brown nge ntabwo nirefera kuri bano bahanzi baraho oya abo mu Rwanda barahari ahubwo ndavuga abahanzi baraho baba babeshya bavuga ngo bafite impano ntazo. Nge buriya nkunda umuhanzi ufite impano kuruta wa muhanzi upushingwa nta mpano afite. Dufite abantu bapushingwa kubera igihagararo umuntu agapushingwa kubera isura umuntu agapushingwa kubera imiryango ariko nge nemera umuntu ukoresha impano ye nta yindi support ahubwo abasapotinga bagasapotinga impano ye. It's okay ibyo biranyura iyo mubonye wari wese yaba ari umunyarwanda yaba ari wo hanze it's okay biranyura nk'abantu ba Justin Bieber bafite impano n'abana batangiye gukora bakiri abana na hano mu Rwanda rero numva ko umuziki w'Abanyarwanda urimo uragenda utera imbere abantu barimo baragenda bumva yuko impano ari ikwiye gukora kurusha ibindi. So ariko ntago ariko byakoraga mbere hakoraga amafaranga hakoraga umuntu ushobora kuba afite bene wabo muri ibi bintu by'itangazamakuru umusitari. So ariko uko iminsi igenda ihita indikaza bagenda babona yuko biriya nta mumaro kuko nimba tuvuga ngo turashaka guhangana na ba Davido ntushobora guhangana na ba Davido ufite umuhanzi wapushinze adafite impano afite amafaranga cyangwa afite imiryango ikomeye. So birasaba ko dupushinga impano kuruta uko dupushinga famiye
kuko ya mpano hari izagera igahura na Akon ntabwo uzahura na Akon ngo ujye kumuririmbira umuntu aririmba nk'ikijwangajwanga dukeneye abantu bafite tara iri original uko niko kuri umuntu nyine upushingwa n'icyo afite nimba dushaka ko umuziki nyarwanda ujya guhangana n'uwa Diamond nuko dupushinga impano nk'iyaba Patrick siko bimeze ariko iyo message nikiza ko yakagiye muri kariyeri zose even no muri filime yakoresha casting akazanamo ikintu nyana ahubwo ahebe urabona reka nkwereke uzafata amafilime y'iwacu uzafata amafilime y'ina abakobwa barimo benshi cyane abasore ni abantu bigaragara ko bafite uburanga bumva yuko uburanga ari bwo bucuruza it's okay siko bimeze ariko uzarebe muri Nigeria riba buriya bwana bufite ubumuga bw'ubugufi nako ni n'abagabo barananduka ntibakora ibintu bikomeye ntibazamuye ntuza Nigeria so nukuvuga ngo no mu Rwanda dukwiye gukora icyo kintu dupushinge tara tureke kuvuga ngo buriya mukobwa cyangwa buriya musore naza hano akagaragaramo atazi kwatinga ngo biraba ngo filming irakundwa byo ntago ari ibintu bifite umurava pushinga icyo bita tara umuntu yaba ari mwiza yaba atari adafite iyo sura kuko ngenda byemera ko habaho ubwiza yaba afite ubwo bumuga asa nka Patrick ariko ubona afite impano mupushinge kuko iyo mpano niyo wari ukwiye gupushinga uko siko kuri kuko ibi bintu twe tuba dukora ngiye impamvu nkunda gukoresha kuri kweruye ibi ni ibintu dukora bizinspira n'ubuvivi ntago ngende ndimo ndakora ngo runaka nshime ngende ndimo ndakora ibintu bizatuma dukomeza kuba igihugu kimeze neza nkuko kimeze uyu munsi siko bimeze so nimba dushaka igihugu cyiza gikora ibintu bizima nkuko gikora uyu munsi mureke twigire kuri his excellence twigire ku byo atubwira dukore nyine dupushinga ibikwiye gusunikwa cyane atari ibintu by'igihugu ngiye nige byarambabaje na hari ibintu nigeze kubona twomoza no kumbogamiza buretse gato hari ibintu nabonye hano kuri izi mbuga byavuzwe muri iyi minsi ntabwo nshaka kubyinjiramo umuntu agapfushingwa ngo kubera ko yatanze ruswa y'ikirunaka ariko ugasanga hari umwana wabimeritaga biriya bintu birababaje ugasanga umuntu ahawe igihembo runaka ataragikwiriye ibyo ni kuri Miss Rwanda ntabwo mbizi ngewe ntabwo ndimo ndavuga ibya Miss Rwanda ariko biriya bintu bidusigira isomo kuko buriya iyo umuntu ayaharaniye igihembo akaba agikwiriye ntabwo ari ngombwa ko gicikishwa kikajya ku wundi ibyo ni ubunyamaswa ni ukuri kw'Imana okay first ana bet you nawe bite bijyana n'icyo itacyuje ariho imbogamizi ukura nazo yaba muri iyo kariyeri urimo n'izindi cyane nkuko bivuze biba bigoye cyane kuko ubureba ukabona wa mugani iyo casting nkuko bivuze akenshi umuntu ntanabimenye ugasanga izo filime zikomeye wa mugani kuzijyamo ni ikibazo biragoye namwe muri hasi nyine ugasanga biragoye cyane rero nyine nk'uko bivuze nanjye niko nabivuga mu Rwanda twabura niyo mpamvu wenda usanga filime zo hanze nicyo usanga abanyarwanda tuzikunda tukareka kureba izacu tukayakorera izo hanze kuko wa mugani ibaza nimba umuntu ari kurira baramuharura nyine arire nyakurira naho undi usanga ari kurira sekuru rero ugasanga nyine abana bafite impano baba baguma kuguma hasi ariko n'ibintu byacu nabyo bikaguma hasi niyo mpamvu nyine nk'uko bivuze wenda icyambere ari ukuzamura impano kuko umuntu uko ayifite yaba atayifite wenda ushaka kumukira wenda muri iyo filime wabona ubona ko ari umusitari mushyiremo akora ibyo ashoboye apana gukina ibyo adashoboye Karabo ubwo bijyane nawe imbogamizi wowe nazo muri uyu muziki ukora nizihe ngewe rero ntago ntikunze gutinda ku mbogamizi mpura nazo kubera ko ubu namenye uwo ndiwe so ubu ndimo ndakora cyane kugira ngo nazambogamizi ngenda mpura nazo wenda reka nkubwireho gato imbogamizi banura ku butoni usapotinga abandi ariko yabona umuntu usa nanjye ufite imisatsi nk'iyi uriya we yabasha kuririmba bikemera abo rero sinkibatindaho ubu ngewe ndimo ndakora cyane kugira ngo ahubwo bariya bose bumvaga nta pushingwa nzabaha akazi ndashaka gukora cyane nkagira ibikorwa byinshi nkashinga ayo studio nkagira amakampani nkabaha akazi nkabereka yuko byose birashoboka nta mpamvu rero yuko bariya ikintu cyancubije inyuma nyine n'abantu baba badafite skills ziri hejuru babumva yuko umuntu akwiye guhera hasi bitewe nuko yavutse yego cyose kabisa ariko nakiza ko wenda duhereye no kuri mwari Betty nawe
ubwo tunajya nkubona kuri televiziyo nayo ni motivation yo kubona nyine bya bikorwa ukora hari undi muntu ubibona. Uyu mwari rero reka nkugire inama. Ndabona ugiye ko ngo nari umukobwa mwiza uri mutoya. Arubatse. Okay, na bobo kubura umuntu nanjye ndi umupapa ariko. Nanjye mfite umwana. Tugomba gusaza. Voilà. Si wabonye ko nambaye impeta. Na pome wanjye ndamushuje cyane. So icyo navugaga aho ngaho kera najyaga njya mu kiganiro nahura n'umuntu w'umumama yambwira icyo kintu akaba nkubitiye mu gafuka. Ati ngende umuntu ndubatse ariko nayo ndubatse tu. So rero icyo navuga ni kimwe. Icyo nakubwira. Nimba ushaka gukora ibintu bifite uburambe, ushaka gukora ibintu sinzi nimba ari wowe watangije filime yitwa ngo iki? Ica kuri cyane yitwa All Together TV n'amanuza. All Together TV. Abantu bajyeho banayireba. Iyo filime rero umbabarire mukore impinduka. Hano mu Rwanda dufite amafilime tugenda tubona atandukanye. Ariko birababaje ngiye mu Rwanda ntago ndabona filime usibye nka zino filime zikina ku byabaye mu Rwanda. Ni true story. Yego. Naya mafilime wenda make ariko mu Rwanda ntago turabona abantu bagerageza gukina ibintu bya nyabyo. Barimo barakina ibintu by'inkundo byo muri Amerika. Reka mbabwire iki gihugu cyacu cyavuye kuri. Hari ibintu byinshi twabakabaye dukinaho byinspira abantu. Bibahumuriza. Dufite abantu bababaye, dufite abantu babuze imiryango. Basigaye ari bonyine. Dufite abantu badafite nyine badafite uko bigira tu. Abo bantu bakeneye abantu bakina amafilime yo kubahumuriza. Sibyo? Ariko abenshi usanga barimo barakina bambaye sinzi filime ukina, abenshi ubusanga bakina bagaragaza amakariso, amakariso ko bakobwa bagenda muri piscine bambaye. Barimo barakina imico ya Kinyamerika kandi twebwe ubuzima tuvuyemo n'ubuzima bukakaye. So birasaba kuhumuriza abantu nka ba Patrick n'abandi bantu bahuye n'ibibazo runaka bagakina ibintu bifatika. Icyo gihe ndakeka yuko hano muri Afrika abanyafrika buriya twarababaye. Twakinnye filime nka zino zo muri Nigeria hano mu Rwanda uko twe turanabyumva cyane. Zarebwa zakundwa natwe ubwacu twazisharinga n'abandi bagasharinga. N'abakarisi karasira bose ko bakunda abantu. Ariko usanga hano mu Rwanda impamvu amafilime adatera imbere ntago bazi gukina ikintu cyanyacyo kiri bukurura amarangamutima y'abantu. Ubundi mbere yo kugabura ikintu banze urebe ikintu kiri gikenewe. Reka nk'urugero fata wiringiye Imana Theo buri impamvu yahitinze muri kirya gihe yaraje kubita kuri message yari igezweho. Kuko icyo gihe abantu bari bavuye muri genocide, abantu bari bababaye. Icyo gihe rero byari byoroshye kuba umuntu yakubwira ngo ejo buzongera buke n'ejo buke. Icyo gihe nanjye nta mufana nambwira nikomereza. So no muri ibi bihe turimo rero dukeneye amafilime yigisha afite message yo kuvuga ngo mbo nubwo uri umusore wenda bagakina role yo kuvuga bakagaragaza coronavirus yazanye ubukene ariko coronavirus cyaba bakagaragaza umusore aba muri ghetto nta kintu afite arimo aratekereza ibintu buryo yazajya kurambagiza bo n'ibintu byinshi bajye banamamagarira mbagira inama bajye banamamagara mbagira inama kuko ibyo ni ibintu byatuma ibintu byo dukora byose bigira umurongo. N'abantu mu bahanzi urumva umuhanzi arimo aririmba ngo nyonga ngo gira gute ariko iki gihe turimo nicyo kuvuga ngo nyonga igare mani turibagiwe kumenya message batanga kumenya message batanga nicyo kibazo. Reka ibyo tubisimbuke niteranye n'abahanzi n'inshuti zanjye ariko tugerageze dutange message ikwiriye. Urumva n'ubutumwa bari ingenzi cyane kugira ngo bamugane abantu bamenye ibihe barimo kandi message zagatanzwe ni nyinshi kuko ibihe turimo biranahinduka. Uyu munsi abantu bamugane babayeho mu buzima bubi bamugane kuza rero kwerekana umuntu uri mu buzima bwiza. Hari undi muntu uri muri ghetto utariye ya filime yawe sinzi ko ari buze kuyireba mu birangira yayireba gute se n'abayireba kari ba bantu babifitiye akazi wenda nako gahembwa udufaranga duke cyane ariko uguze ikinnye filime z'umuntu uri haso hano muri Kigali yarebwa cyane kandi numva ko atabagiye atandukiriye kuko ikibi nuko yakora ibintu akakiramo amagambo mabi ariko ukoza ari ubuzima busanzwe ntujye mu bintu kuko buriya kwagitinga iyo role gukora ibyo bintu iyo script bisaba ko witonda ukabyandikana ubwenge kuko hari ushobora kubyandika wabyandika nabi ukagira abantu ugongana nabo ukagira abantu ugongana nabo bikabya gukurikirana bisaba kwegera abantu babizi neza bakubwira bikore gutya ku buryo ari ibintu biraba bigaragara neza kandi bihesha n'agaciro igihugu
nka biriya byo muri Nigeria nyine kuko urabona biriya byo muri Nigeria nta hantu bigenda ngo bikubitane na leta ni ibintu bakora bisanzwe ariko nene ibi bisaba kubyandikana ubwenge umuziki wo mu Rwanda ubu ngubu ugeze kuri rwego bo baragerageza kurikije aho umuziki wari uri imbere baragerageza cyane cyane aba producer barakora imiziki myiza ariko ikibazo kisigaye mu bahanzi cyane cyane bano bari upcoming bibanze ku bishego baribanda ku bintu bidafite umumaro bo reka mbabwire nanjye ndi umusore ndi umuntu w'umugabo nibyo nababwiraga nanjye ndi umuntu w'umugabo kandi n'ubwo bushyuhe bavuga nabunyuzemo narabugize ubushyuhe ngira ubushyuhe bwinshi buriya nagize ubushyuhe umukobwa aramvomesha mvuga nti nanjye ngomba kuzareba uburyo narongora urumva uyu mukobwa rero ntagire isoni ni umumama ntugire isoni sibyo umukobwa ndamukunda imitsi irarega hari igihe ukunda umuntu bisanzwe ariko hari n'ukunda imitsi ikarega ugasanga umutsi w'ahangaha wajuhura n'uwaha bihurira hano mu gahanga nabwo bikora ikindi kintu so nanjye niko byagenze narakunze imitsi irarega umukobwa arambwira ati ngiye kugukunda mbese ngiye kugukunda bya bindi arambwira ati kugira ngo nk'ubu urukundo rero uzajya umvomera amajerekani 5 mu gitondo 5 saa sita na 5 nimugoroba ndavuga ni ntacyo nzayavoma tu 15 ku munsi urumva ko impundo nanjye nazinyuzemo ariko nyine ubusanga nyine bino bintu tuba turimo atari ubusanga bano bahanzi bo babitwara ukundi kuntu si uko impundo natwe tutazijyamo ubusanga bo bararengera biriya ko bavuga ko gishega aricyo gicuruza iyo urebye no mu views cyo kiri hejuru kurusha uko waza ugatanga ubu ariko ngiye iyo mbibonye mbona ari ingaruka z'ibyabaye hano mu Rwanda ko ngiye mbona ari imivumo ikurikirana abantu ko ngiyewe ntago mbona ukuntu umuntu aririmba ibintu by'ibishegu ngo nyonga ngo gira gutya ngo yigire gute ngo ukumva nyine aravuga ikintu ntabwo wenga agamije gucuruza reka mbabwire ikintu kimwe mwabasore uracyari umusore buriya nubona umuntu yatandukiriye yakoze ibintu bitakwiye gukorwa ni ingaruka z'ibyaha ni imivumo ikurikirana ahubwo twe nibizadukurikirana urambwira ngo umuntu aririmba igishegu nicyo abona azungukiramo none si icyo gishegu nimba kirimo kirarebwa cyane abarimo bareba ibyo bishegu bakanabishyira bakabireba cyane ntibazajya kwapurika ibyo wababwiye se ikizakurikira ni iki ni zanda zitateguwe ni indwara za zindi zidakira barimo barateza mu rubyiruko zira rero ni ingaruka z'ibyaha niyo mpamvu ikintu nabwira abahanzi rero bagerageze banagana Imana bagana Imana kuko satani irimo irabakoresha cyane bano baririmba sekira satani irimo irabakoresha suko nanjye mfite indirimbo y'urukundo nakize yanjye mfite indirimbo nkora z'inkuru ariko njye ntabwo narengera ngo nkore ibintu nka biriya Betty wowe ku bijyanye na filime wa mugani yabikomojeho Karabo cyane aho ati usanga n'imyambaro yo muri ayo mafilime nayo idahwitse urumva nkawe umubyeyi wenda sinzi ufite umwana yafite umwana kubabiri arumva ni sawa cyane uwo mubyeyi uri buze kujya ahantu muri filime bakaza kumuha kwambara ibintu bisa naho bidahesheje umuco wacu agaciro cyane aho ubwe bitimuhesha agaciro biraza gutuma ya mpano yigiye atabikinnye se bwo itera imbere ubwo ntabwo itera imbere nyine ariko kandi nanone nk'uko abivuze kwanza ubanza ariho bimubwiye ibyo bishego nibyo bikundwa rero muri iki gihe mu Rwanda ndakereka niba guhiyo rore y'ubumama wenda uri umukecuru kandi ntabwo umuntu azaguha rore y'ubwo bukumi ngo ugende umwambariye ijipo igera hepfo y'amaviga bukundira ugatishaka akenda kari sexy rero nyine usange wa mugani we kuri we ngo nibyo bimwinjiriza ndashaka uwo mukobwa uri bwambara ubusa niyo usange nyine hatajemo bya bintu byo guta umuco nko mwavugaga ntago bo ba nyirabyenda ntago bari bubikunde cyangwa bari yemere kugukoresha mu bintu byabo nyine nk'uko bivuze ego none ntago ari ngombwa ngo twambare imikenyero tugiye gukina amafilimi cyangwa kuririmba ariko basi umuntu akagerageza ibya bintu na wa mwana wawe cyangwa n'ababana n'abuzukuru bacu kuko ibintu tuba dukora ntago ari ibintu by'ako kanya ngo birangire ibintu bizarebwa n'abantu benshi abana bato bakuru n'abasaza rero nyine muri make hakajyamo n'indangagaciro z'ikinyarwanda nyine umuntu akamenya ngo ndambara ndavuga ibiki se n'ibikindi bivuge basi n'undi wo hanze uzabyumva akabona ko basi bano bantu bafite umuco
kuri rwego uyu munsi wa none icyo gishego gikorwa gasanga cyageze hose n'aba bana babyiruka nabo baragikurikije niziye mbogamizi social media izana cyangwa iri negative social media rero mu Rwanda iri ku rwego rwiza iri ku rwego rwiza kandi ndanabishima ngewe kuba social media yarateye imbere ahubwo icyo nashishikariza abantu bakoresha social media bayikoreshe neza ikibazo gihari rero muri iyi minsi bano bantu bakimara kubona social media ari nacyo mbwira government yacu kugira ngo iki kintu nk'abana bayo kandi iyo tuvuze iratwumva kuko baratwumva baranadukunda cyane zino mbuga nkoranyambaga bajya bazicekinga cyane kuko usanga rimwe na rimwe abantu barimo babonye social media ziteye imbere barashaka gukira vuba reka mbwire pazo kera no muri bino reka tufatire kuri leta zunze ubumwe za Amerika ngo leta zunze ubumwe za Amerika mu byegeranyo numvishe bagiye banakora ngo zimaze imyaka 100 ziyubaka kugira ngo zigeze aho zigeze uyu munsi Afurika imaze imyaka 30 yiyubaka si Afurika se nyine sa mareta y'ibihugu none urebe hano mu Rwanda buri muntu wese arashaka gukirira mu mwaka umwe nicyo cyateje ibi bibazo rero ku mbuga nkoranyambaga ushinze YouTube arashaka guhita agira views 100 arashaka guhita agira views 500 kandi reka mbabwire kugira bigeraho nuko yambura umuntu busa nuko yambura umuntu busa gene nababonye barimo barambura abantu busa ariko ikintu nshaka kubabwira bike by'umugisha mfite n'indirimbo yitwa imfura bajye kuri channel yitwa Karabo Impano TV bayirebe bike by'umugisha biruta byinshi by'umuvumo hajye witwa nde Sireba Mute uzi ikintu kinezeza kimwe ndabikubwiza kuri uri nka mushiki wanjye buriya ikintu kibaho cyiza nukurya bike byawe cyane wavunitse wakoreye byanyuze mu mucyo bitari bya bintu uzarya nk'ubureka bwi ubu hari abantu bashobora kuba banadukurikiye afite nk'ibimodoka nka bitanu ariko ugasanga ararira kubera iki yakoresheje amanyanga akoresha amafuti akoresha ubwisikoro kugira ngo abigereho yica abantu ibyo nta kintu bimaze kwambura umuntu ubusa kuri kamera akambara ikariso ari umwana w'umwari w'umukobwa uzarambagizwa cyangwa se ufite n'uwo mugabo mani azakura abana be bakamubona niyo kariso wowe urumva ikintu urimo urakora n'abavyeyi be umufatiranye mu bibazo afite umwambitse ubusa we mbona warabyemeye umuhaye ibyo 50 ariko sarabirya kangahe ese nabirya ejo nejo bundi akazagera igihe cyo kuba yatera imbere akazibuka ubwo buzima yanyuzemo urumva atari toroma azagira toroma niyo mpamvu nabwira urubyiruko rudukurikiye mwirinde guhubuka mugende gake mushaka iterambere nk'uko igihugu kibidushishikariza kandi natwe kuko ari nako biri muri agaciro za kinyarwanda ariko mukora ibintu bizima ngiye ndumva bazo ndashaka kuzajya Imana imfashije kuko ndimo nagenda ngira aba partnership batandukanye ndumva nzajya ntegura ihuriro nzajya ntegura conference nkajya nkodesha nka Arena cyangwa Serena batumiramo abantu nkajya kubigisha gusa nkanabaririmbira ariko cyane hakibandamo inyigisho kuko urabona ko abana urubyiruko rwacu rurashonje mu bigendanye n'impuguro n'inyigisho kuko barimo baraza ku mbuga nkoranyambaga bakabona umwapotire wakabarimo arabigisha yagiye yivanze mu bitamureba ngo yagiye gusesengura ibya politike yabyize nta bipapuro bifitiye ari muri aho ngaho arimo ari yatanye yagiye mu bitamureba no nabitwa ngo ni bande nabo bagiye mu bindi bitabareba so reka rero mbasabe rubyiruko mugarukiraho mugenze gake ubwo bushyuhe mufite mupunguze kidogo ariko tumutogana ku musoko ya tukureke ufite n'indimbo yawe nshyashya tuyigarukeho ariko hari ingingo ukomojeho numva y'ingenzi cyane kuri abo bantu basigaye bambika ubusa kuri izi mbuga zacu turiho icyo kibazo cy'ubushonji uvuze ariko buri mantari reka mbigere mbozane mu mufuka uwo mukobwa bagiye kwambika ubusa kuri YouTube nk'uko bivuze twagiye tunababona ushobora gusanga byatewe n'ubushobozi byate n'ushobozi ko nakaza afite umwambwiye ati turaguha amafaranga ya naya akora ibi ngibi akabikora yumva nawe remere bifite ariko nyamara ababyeyi bazayibona abana babe bazayibona ikibazo cy'ubushobozi bwo mufuka byo turetse ubwo mu mutwe uzi ikibazo gihari twebwe ntago tugendera ku ndangagaciro sayizi urubyiruko rwose rurangije amashuri rurumva yuko wita rusohoka ruri bujye kuri keyboard rugakora kuri machine ntago uko usoje amashuri ariko urishinga mugenzi wawe wasoje ibintu ari byiza itajya kuri muri office twumve yuko kuba dusoje amashuri turi abantu kandi icyo twiyunguye n'ubumenyi buzadufasha kubaho
ariko ntabwo turi burenge esikariye z'ubuzima tubanze duhere hasi gake gake mubitwaze gake mugende muzamuka so bano rero bumva ko ari busoza ayo mashuri cyangwa se ari buze kuri kamera kugira ngo ahite agafata ngo ahite yambara ikariso rimwe uko ari rimwe pa ahite agafata ahite agenda muri icyo kimodoka biri bukunde pe birashoboka ariko urasanga bwa bukire bwe ni nk'umuriro w'ibirere reka mbabwize ukuri njyewe natangiye umuziki maze imyaka 15 nkukora njye nkora umuziki yewe muri make nariyubatse wenda mu buryo bwanjye ariko ntabwo ndi kuri rwa rwego ndiho nk'abana baje bagahita bakora ibishego bakazamuka baragenda mu mamodoka ngenda cyatega akamoto ariko nyuzwe kubarenza njye n'ubushobozi mfite n'uburyo niyubatse mu buryo ntuje no mu mutwe aho duhuri njye nimba nambaye inkweto 2020 ndavuga mbo nzayambara wenda mu myaka 10 mu myaka 10 izashira nkibasha kwigurira ya Force 2020 sibyo ariko usanga undi arazi uwo munsi akubite agende mu modoka ariko ejo nanone ubone isi yamukwamanye kubera iki ntago yubatse ibintu ahereye hasi urumva ngiye usize mfite umugore mfite umwana mfite inzirenze imwe impamvu ndimo ndabivuga turimo turensiparinga urubyiruko hari igihe tubivuga tugira ngo abantu banadufashe ntago burira abantu kumfasha mumfashe kuko ndakiyubaka ariko turimo turensiparinga abantu size ubuzima ndi mu ubuzima bwiza ariko n'ubuzima butigeze bunsaba kuba narabanje kwandagara kandi ndi mu buzima bwiza pe niyo mpamvu rero nkwibwirire wambwiye ko witwa Betty Betty uzihangane sinzi ubuzima urimo humura ikimana si wemera imana ikimana yagupangiye nawe kizajya niba imana yavuze ngo Betty azaba umusitari filime yizahangana ku rwego rw'isi itonda ukora ibintu bizima ntago tuvuze ngo nayo majipo magufi suko utabikora biterwa na role wakoze ariko noneho utabikoze mu buryo bw'amafaranga ahubwo bikoze mu buryo bwo kugira ngo ugire icyo wigisha buriya hari umukire bigeze kubaza hano mu Rwanda ukomeye sinshaka kumuvuga baramaje ngo ibanga wakoreshe kugira ngo ube uri umukire ku rwego rw'isi niki arabwira ngo ibanga nakoreshe no gukunda service kuruta uko nkunda amafaranga namwe mwese nuko muri n'abakameramani mwese mukunde gutanga service nziza munoza akazi kurenza uko mureba views urabyumva ni munoza akazi kurenza uko mushaka views imodoka uzagura we pazo sinzi nimba unayifite cyangwa utayifite iyo modoka izabasha kujyamo essence ubashe kubona igipangu cyo kwiparikamo atari kuvuga ngo uzabiparika uyu munsi gusa kuko uzaba warubatse ibintu bizagutunga nko mu myaka 30 yose sibyo mwitondera ibintu murimo murubaka niyo mpamvu naje hano kuba naza nkaguruka hano mukabona views nabikora ariko nge ntago ari byo nitayo ndabizi views muzazibona ko ibintu turimo turavuga ni byiza pe abantu banasharinga ariko mwitondera ibintu murimo murubaka kuko bano bantu ubona basaze ku YouTube ejo nejo ubundi muzabona bikoreye amakabutura hariya hose za gisimenti bikoreye ikabutura bambaye mushikopa barasaze kuvuga ngo ngo runaka ngo yahoze ari umunyamakuru w'umusitari kuri YouTube ngo none yarasaze kubera ibyo yakoze byatangiye kumugaruka ingaruka z'icyazibaho mwitondere ibi bintu murimo murubaka ese Karabo uwo mukobwa waje kwambara ubusa kuri YouTube kubera amafaranga yahawe babana be bazagira mingize ngaruka ni nyinshi nyine ni nyinshi ntabwo izo ngaruka twasubiramo abana bazagira ipfunwe bazatinya kuvuga ko uri yari mama wabo cyangwa ari papa wabo nyine abantu bitondera ibintu barimo barakora kuko social media ntisaza ntabwo isaza ibi bintu mubyumve ibyo mukora byose ibyo muvuga byose umenye ngo nuba umusaza we nka pazo uzaba umusaza ariko bya bintu wakoze ukiri umusore bizaba igihari mwitonde rero ngenda bagira inama nk'abantu nk'abasore nk'abantu b'urungano rwanjye sinzi ibyo mukora yawe nzi ko ari yawe ugendera ku muco mwiza ariko ebana mwitonde murye ibyiza bizatuma munasaza neza sibyo muzasaza neza kandi muhumura amafaranga araboneka ngewe reka mbabwira akantu gato nge natangiye ibintu bya YouTube nzi ko ari byo bizantunga najyaga njya kuri YouTube nkikora utuntu nkavuga ubufuti gagera gute ngo nibwo nzatera imbere nyuma ho nabigenjeje gakeya nibwo nagiye mbona abantu babinkundiye nkabona umuntu arambwira ati Patiri ndashaka dufatanye tuzakora iki niki ni okay abahanzi baraza barambwira ati twerekere tuzajya tuguhemba ibi nibi nibwo ibintu ari byiza kurenza uko nihiringaga mvuga ubufuti nikoresha uturutu tw'ubugoryi ibiki kugira ngo nkundwe Prostor ni message ikomeye cyane abantu bagomba kumva Betty abo bakobwa urumva nawe uri umumama ariko uracyari mutoya uracyari mu rubyiruko nawe abo bakobwa nawe bagira inama inama nyine nanjye natanga nk'uko uyu mugenzi wanjye abivuze buriya ntabwo kuba wabonera ibintu icyarimwe ariko gukira
ukaba wamugani gukora ibyo bintu ubonye iyo modoka ubonye inzu nziza urariye neza ubayeho neza pe ariko ejo bundi uzabyara umwana uzabyara azakenera kuresema mu buzima yarabayeho mbere n'ubundi ibaze rero umwana mbuye umuntu w'umubyeyi ho ngenda umubyeyi ndabizi niba uvuye muri dushe wumva umwana atakwinjirana mu cyumba uri kwambara ibaze rero umwana ukubonye ku mbuga yarebwe n'abavyuze renga 2020 wambaye ubusa umwana we nimba wenda utabangaza umwana azabangamirwa rero inama nanjye nabagira ni ukumenya ngo isi ibintu ndi gukora ego njye bwanjye ntacyo bimbye ko se basi abazamba ese ababyeyi bambyaye nyine sosiyete muri rusange cyane n'abo bandi bana bo muri kayitsi umwana guciye yavuze ati dore wa mukobwa wo kwa rero ugasanga ntabwo ibintu tuba dukora ari ibyo iyo ari ibintu ku giti cyawe kuba ari ibintu byigisha isi yose kabisa ku story mwakoze cyane kutugana neze Betty wenda dusoza puzzle unyihangane Betty namukunze cyane Betty ubundi iyi filime yawe kugira ngo imenyekane ni iki bigusaba ni iki ukeneye nkeneye wenda ubufasha bumeze gute abantu nyine wenda bubatse izina kuko biragoye cyane kuba wakora ikintu nta muntu ukizi ngo arota kimenye biba bigoye gusharingwa gufasha wenda muri abo bantu bafite amafilime akomeye bakaba bamarore nkakina kugira ngo mbone no gukora iyo yindi yani ibyo bintu nkeneye rero ikintu nababwira wenda abantu sinzi ntago abatari bareba filime bayirebe nayo ndaza kujya kuyireba ariko ngiye kuba twicaranye ndumva hari umugisha uri hagati yawe n'aba bantu barimo kukureba nge ndimo ndabyumva ahubwo we ikintu cyawe wakora ukomeze ushyiremo imbaraga wenda sinzi nimbare wenda Pazo araza kutubwira nanjye ndaza kwamamaza indirimbo yanjye ariko na nimero ya mujye munatanga amanimero mujye mutanga amanimero mujye mushaka nimero z'akazi wenda batazajya bababangamira urabona mufite ingo uri n'umuntu mwiza cyane ureba ukuntu usa urabona ukuntu usa nk'ubu reka mubwire reba abakobwa nkamwe ntabwo bapfa kuboneka ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere mwakora ikintu cya mbere mukwiye gukora mujye munareba akanimero kandi k'akazi mugatange ntibakagiye babashuka ngo mwe gutanga nimero ngo muri abastari yenjya numva abastari benshi badatanga nimero akaza kirirwa avuga yarangiza akaza nko kuri YouTube bakamukubita nk'ibihumbi 20 akavuga yarangiza akagenda ngo nta nimero atanze ngo nibwo bustari man uzifunga inzari zagukoma tanga nimero abantu baguha akazi baguha amakampani uyobore mureke kwigira abasonga rero ubustari cyo gutarya ubustari nyabaki komaza ko ndimbo ya nshyashya ni ndimbo bwoko ki irimo ubuhe butumwa ukurikije na message usanzwe utanga ubusanzwe murakoze cyane indirimbo yanjye iri kuri ni indirimbo yitwa mbwira by Karabo k'Imana iri kuri channel yanjye yitwa Karabo k'Imana TV niyo nahimbiye madame iravuga ngo ese warubizi kuri mwiza cyane baby ese warubizi kari benshi warwaje imitima mbwira be mbwira sheri ese warubizi ariko igitero cya mbere ni rap nakuda kubisemo se gutwumva bajye kuri YouTube bayombe bajye kuri YouTube bayirebe nta n'iminsi 2 iramara ariko ni indirimbo nziza abantu igitekerezo barimo ariko wenda iravuga ngo burya ngo kuteye birabarwaza ngisura yawe ikabica mu mutwe ngo ntibakibasha no gusinzira barara bagutekereza bugacya ngo bibaza impamvu ari nge wahisemo ngo kandi bo bandusha amafaranga bandusha igihagararo n'isura bakirengagiza ko urukundo rutajya rurobanura ku butoni rugiye rushaka rugasanga uwo rushaka ntacyo rushingiyeho tujye tureka mani urukundo rushobora kuza rukegura bete kavuga ati sanga Karabo reba ukuntu ari ikizungerezi abantu bakajya ngo mweshungwe ngo wamenyanye na bete gutereze reka nawe bihuriye isura n'urukundo kabisa muri indirimbo usanga Karabo k'Imana TV bakira n'izindi nyinshi zigiye ziri kuri iyo chaîne yawe reka tugushimire wakoze cyane kutuganiriza abantu bakomeze ariko mu gihe gito yimaze barimo barakubwira ngo iki nowe butumwa abantu barimo kuvuga kuri iyo ndirimbo yawe abantu barimo barayikunda cyane ariko nuze gusoza ntatanze nimero na beti turatanga nimero twanayishyira ku kiganiro hano hasi nta turashaka twanayishyira ese uzi kuririmba nanjye vuga ngo sheri uzi kuririmba se
mbeshya ariko nagerageza sindabigerageza Betty nukuri kw'Imana ariko je nukina no je twanakundanye ariko mugabo wawe se akunda kureba amafilime anako akunda kureba ibiganiro cyangwa arimo hano muri abangabo nabo barimo barakamera yatanigaye so gusa umugabo wawe yashatse umudamu mwiza ikindi nimero yanjye ndumva nayitanga nawe utange nimero abantu kandi bajye batura hari abantu bafite amadolari yaguye uruhumbu bafite amafaranga babitse bavuga bati twebwe tuzajya tuyabika gake gake ariko muyadushoremo mwibika ayo mafaranga mbese muyadushoremo tu so amafaranga okay wamuha nimero zawe ukibutsa na channel yawe hanyuma Betty nawe akabibutsa na channel izo filime zizicaho nimero yanjye ni 078 668 55 7 8 iri kuri no muri mobile money ushaka kuyinyohereza kuri Western Union wandika Patrick Mazimpaka niyo mazina y'irangamuntu Karabo k'Imana n'izina ry'ubustani Patrick Mazimpaka agenda kuri Western Union inyohereze wanyohereza ngaye so ikindi nimero ya Betty shano kuri kw'Imana abantu batagushyigikira ngiye ndaza kuri afina nanjye mbanje gushima wenda bazareba kino kiganiro kandi ndakimira namwe abanyamakuru mwadutumiye mwenda mukora akazi keza cyane kuko twe naho tuba dufite twakigeza kuko nta connection tuba dufitanye n'abantu wenda barenze ko wenda twe twizera ko mwe mwatugereraje niyo mpamvu wenda nashimira bazareba kino kiganiro nkanasaba wenda nabo badukuriye badutangiye kugera muri bino bintu bafite ayo mafilime akomeye bakora iki ko baduha akazi tugakora ko tuba dukora ibintu tubikunze naho ubundi ubwiyo filime iri kuri channel yitwa All Together TV hari n'indi ndimo nkinamo ya Dekira nyine ndimo ndashakisha tu ariko umuvotsi wese waba ni interview afite akazi yandangira akazi pe oya ni bakurangira ubona amafaranga ayaboneka nawe nimero zanjye ni 078 okay 5453 murakoze ariko nibamagare bakubwira usa hari abantu bahamagara bashaka gutereta ufite umugabo uhamagarwe n'abantu bashaka kwera agafaranga turashaka kuzamuka Pazo nawe ese Pazo ufite imodoka Emi nigeze kumuvuganira Emi yahoza akora hano kuri yawe TV Emi ndumva asiga afite imodoka nzayimubaza dufite ikiganiro muri imi ubu afite imodoka ngire ngo ariko ntacyo ni igihuha ako kantu kizemo niko kabi omba mbire Pazo so abantu baje babubaha abanyamakuru buri abanyamakuru muri abantu bakomeye n'umuntu usuzugura imyamakuru ni ikigoryi ndabivuze buri muntu uzabona agiye ku mbuga gatuka umunyamakuru buriya nureba umunyamakuru ni umuntu ushobora kukwibanda akakuzamura akakugira umusta ubu nureba uyibande kuri abanyamakuru abo bibandeho cyane bashobora kuba umufana ashobora kuzana kwisisimba akagutuka ariko umunyamakuru kwa kugarura wa muntu akazagera akavuga wa muntu pazahora akunda ari sawa buri ikibi n'umunyamakuru wakwanga cyane kabisa okay katushimire mwakoze cyane kutuganiriza Betty wakoze cyane nawe mwakoze cyane yese Karabo nawe wakoze cyane turabakunda cyane Pazo kudukurikirana no kuba natwe mukomeze kunogerwa n'ibyo tubagezaho umunsi ku munsi amahoro y'Imana abane namwe murakoze